umuntu yakubonye ishusho umweretse niyo agufatamo. Abo bashoferi twarahuraga turekwe n'abashoferi n'abapakurura n'ababara ibigori n'abagira gute, twabaga tuzengurutswe n'igitsina gabo. Ego ariko babaga babizi ikiduhuje ni iki, cyo tugiye gukora ni iki, andoro yacu cyangwa se kirangiye nta kindi kintu kiduhuza. Ego ubwo babaga bazi aho bagarukira, babaga bazi ibyo tugomba kuvugana, babaga bazi ikiduhuje, imari yaje, amafaranga naya akira. Nyuma y'ibyo nta bindi kuko nyuma y'ibyo nari umuririmbyi, nyuma y'ibyo nari umukristo, nyuma y'ibyo nakundaga Imana, nyuma y'ibyo nari mfite ya ntego nababwiye ntangira yo kutazikuraho kuba inyangamugayo. Kandi byatumaga kubera intego nari mfite, byatumaga numva ko nushije gato, ndohoye gato, nazisanga naratsinzwe, nazisanga naraneshejwe. Byatumaga rero byampaga kwirinda, byampaga kwihagararaho cyane. Umuhungu araje ariko asanze umukobwa wakuriye muri ya quartier twavuze yitwa Dobandi, ifite amateka twavuze haruguru, ariko kandi yakuriye aho ngaho acuruza n'ibigori ku muhanda cyangwa se muri izo ngendo zose. Urumva gucuruza ibigori hazagamo no gutera rwaserera n'abakiriya n'ibiki byose. Fiance wawe kumenya ko umukobwa wakuriye muri Dobandi ufite uwo mwambaro w'amateka y'iyo quartier, hanyuma hakazamo no kuba ameze nk'umuntu w'umugabo nanone mu rundi ruhande kubera akazi akora, byaramworoheye kubyakira ko ashobora kuguhitamo mu bandi benshi yaba yaramenye. Akazi umuntu akora ntabwo kagutegeka. Nubwo byari bimeze bityo, narubaga, narakundaga. Iyo yazaga kunsura kenshi yakundaga no kubona ahingutse mu bigori. Ego antunguye, ntabwo nabaga nzi ikimuzanye. Wenda yabaga azi ko ahari ari busange nifashe mu gahanga ndi gushwana n'abacuruzi b'ibigori. Ariko nk'uko nabivuze, agaciro n'umuntu ukiha. Niba mutumvikanye mu mutuzo mugakemura ikibazo, yarazaga nkamuterera agatebe, nkamwokereza ikigori, nkamwakira, mbwira maze rero bawicaye hano ndi mu kazi, reka mbanze nsuze. Akabyubaha kandi akabyumvira. Ahari wenda ntawamenya, wasanga kiri no mu byamupa, mu byatumye ava mu bye. Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka, nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, ajya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Twaha ikaze, turabasuje mu izina rya Yesu. By'umwihariko wowe ufunguye iki kiganiro muri aka kanya, ndagushimiye cyane ko uhisemo kugifungura, ariko kandi nkwizeza ko uraza kuryoherwa. Ari nayo mpamvu ngusaba kuza kukireba ukakirangiza, kuko harimo ibyiza byinshi. Abari muri Afrika, mu Rwanda, abanyarwanda badukurikiye, inshuti zacu, turabasuje cyane kandi tubashimira ko mufunguye iki kiganiro. Abari muri diaspora, muri Amerika, ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku mugabane wa Aziya, Australia, turabashimiye cyane. Abavandimwe bacu b'i Burundi, nkunda kubabwira ngo turabakengurukiye, nuko tujya tubona ibitekerezo byanyu. Turabashimiye cyane kufunga ikiganiro cy'uyu munsi, kandi nkwizeza ko uza kuryoherwa. Uyu munsi tugiye kuganira n'umubyeyi nk'uko mumubona imbere yanyu. Ni umubyeyi ufite byinshi ku mutima wagiye kudusangiza. Hanyuma muri ibyo agiye kudusangiza harimo inyigisho, harimo ibyo uri bwige wowe ukiri umukobwa wifuza kuba umubyeyi, hanyuma kandi hari nawe uri wamaze kuba umubyeyi, hari ibyo uri buze kwigamo. Gukora kw'Imana
ikora mu buryo butangaje kandi bukomeye cyane. Ntabwo ndi butinde, genda kuzi, ariko abantu badukurikiye ntabwo bafite amatsiko yo kumenya umuntu tugiye kuganira uwo ari we. Mbahaye ikaze uyu munsi ku kiganiro tugiye kugirana. Ndakwishimiye kandi ngusabiye umugisha wowe ugiye kukireba. Amazina yanjye nitwa Umuhoza Marie Aimée, ndubatse, ndi umubyeyi, mfite umwana umwe n'umugabo birumvikana. Ntuye Kigali Nyarugenge, ni naho iwacu. Murakoze. Utangiye uvuga uti ndi umubyeyi. Umubyeyi n'umugore bitandukanira hehe? Habaho umukobwa ni umukobwa utarashaka. Umugore ni ufite umugabo birumvikana ariko atarabyara. Umubyeyi rero nuwagiriwe uwo mugisha, nuwagiriwe ayo mahirwe, nuwagiriwe ubwo buntu n'imbabazi, akakira umugisha, akakira umwandu uturuka ku Uwiteka, agatwita akabyara. Icyo turaza kukigarukaho. Turaza kumenye ngo rero Umuhoza Aimée yavukiye hehe, yize yahe mashuri niba bishoboka, urugendo rwo gukura kuva aho umenye ubwenge kugeza aho tukubona uyu munsi, hanyuma turaza kugaruka kuri kiriya twari tuvuze nyuma. Murakoze cyane. Umuhoza muri kuganira yavukiye Nyarugenge, ahazwi nko ku Muhima. Uwango no munyamujyi. N'umwana w'umujyi. Yavukiye ku Muhima, ni naho yakuriye, ahitwa Kiba, nyuma turimuka ahitwa Dobandi, tuza kuhava dutura mu Cyahafi, ariho benshi muri mwe munsi. Yego. Hari umuntu ushobora kuba uri kutureba mwariganye, yego, cyangwa se mwaraturanye, akabona ari umumama wahindutse, niyo mpamvu bisaba kwivuga nyine kugira ngo aze kuvuga ati burya nuriye. Uyu ni Aimée Umuhoza, wa undi nyine warutuye aho ngaho Dobandi, quartier y'iwacu, twishimira kandi dukunda, iwabo w'umuntu harakomeye. Nize ku Muhima amashuri abanza n'ikiburamwaka cyangwa se gardienne, ndasoza njya muri secondaire birumvikana, nize ku Gikongoro, nize Gitarama, u Rwanda nararuzengurutse. Turu di Rwanda. Yego. Rero mu mikurire yanjye ushobora kumbona twariganye muri primaire, ushobora kumbona muri Sunday school, ushobora kumbona muri secondaire, ushobora kumbona mu bundi buzima. Ni Aimée n'Umuhoza niwe waje. Ngewe rero mu mikurire yanjye kuko mwari mumbajije, nize aho ngaho, ariko namenye ubwenge nisanga muri Sunday school, nisanze mu ishuri ry'abana ryo ku Cyumweru. Niho nakuriye, bisobanuye ngo ntabwo nzi umunsi ninjiyemo kuko natangiye kumenya ubwenge ariho nisanga. Hanyuma aho ku Muhima hari aho tubwiye ngo hitwa muri Dobandi. Mu mateka yahahise, nubwo Imana yaje kuduha umugisha nyine hakaba ahandi hantu heza, ariko mu mateka bivugwa ko hari ahantu hatari horoshye, haba abagizi ba nabi, haba mbese abantu bakora ibikorwa bitandukanye bibi, haba abantu banywa ibiyobyabwenge, haba abanyarugomo. Aho niho wakuriye? Niho nakuriye. Wahakuriye kugira ngo tukubone uri uyu munsi uwo tubona? Ntabwo byari byoroshye, ariko ubuzima bufite intego. Natangiye kumenya ubwenge nyine nisanga aho hantu. Ntabwo byari byoroshye kuhakurira umwana w'umukobwa, ariko kubera ko twakuriye mu ishuri ryo ku Cyumweru muri Sunday school, wabaga umeze nk'umuntu uba mu masi abiri, mu isi y'umwuka mu rusengero no mu isi y'iwanyu nyine. Ntabwo byari byoroshye. Abasinzi mu mabyiruka yanjye hari hadutse ibintu bakina akazungu, byo bitaga gukina akazungu cyangwa se kuriganya mu yandi magambo. Icyo gihe ntabwo byari byoroshye kuhakurira, habaga abantu benshi, abanywara umujyi, abiyandarika, aribo
kwita kwa kundi nyine abasinzi abanyarugomo byari bibi cyane uretse ubuntu bw'Imana bwonyine bwaturinze umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu ntago byari byoroshye ariko twarakuriye ni iwacu turahakunda kubw'umugisha rero w'Imana haje guhinduka ubu n'ahantu heza cyane n'ahantu hatuye abantu b'ibyiciro byose n'ahantu hari umutekano n'ahantu hanejeje iyo mpageze ndavuga ngo dobandi yacu rero kubera ko ubwo buzima navuze bwo kuba aho hantu warahabaga ariko ko wabaga ufite ahantu uri bujye ku cyumweru batwigishaga ibyaha bakatwigisha kubyirinda bakatwigisha ko nta mwana wamenye Imana utukana nta urwana byatumaga ubireba ku cyumweru baratubujije bigatuma ubyirinda nta kindi n'ubuntu bw'Imana no kukurira mu nzu y'Imana byagiye biturinda batwigisha gutinya icyaha byatumaga rero n'ibyo wagakoze bya jambo ry'Imana riza rikakubwira ngo stop genda gake kuhaba uri umwana w'umukobwa birumvikana ko hari inshuti zawe wari ufite barimo n'abaturanyi n'abandi bantu bari aho ngaho byitwaga bite ku mwana w'umukobwa uri aho ngaho bamubonagamo ejo hazaza hameze hate muri rusange nta ejo hazaza batubonagamo nta cyizere cy'uko hazavamo umukobwa muzima kandi koko ku majenerasiyo cyangwa se ku byiciro byari imbere yacu byari bibi cyane wasangaga umwana yiga arangiza primaire agahita ajya kuba indaya akiga arangiza primaire akajya kuba umunywi w'inzoga byari bigoye byatumaga rero n'abatatuzi baduciraho iteka kukubona bisobanuye ko niba utangiye kubyiruka rakana kagatangiye gukura bisobanuye ko bakubonaga nk'umusambanyi bakubonaga nk'akana kararutse mbese twabaga twaciriweho iteka yego batubonaga mu ishusho mbi totalement ariko kubera inzu y'Imana twakuriragamo batubonaga muri iyo shusho ariko Imana ifite iyindi shusho itubonamo natwe ubwacu tuzi ishusho twibonamo kuko burya umuntu arimenya kurusha undi muntu wese rero aba asimbutse uwo mworera cyangwa se aba acitse ibyo byose bitekerezwa kubahakurira yabicitse ate ntago byari byoroshye ariko byarakunze njyewe nakuze numva byanze bikunze ntazikuraho kuba inyangamugayo numvaga ntazigera mu inzoga numvaga ntazasayisha numvaga ntazasambana numvaga nzirinda nubwo mu maso y'abantu kwitwa umwana w'aho hantu ntabwo byari byoroshye no gukura igihe umusore yakuvugishaga yamenya aho utaha ugahita ubona aciyeho akarongo ariko njye numvaga nzaharanira numvaga ntazakoza isoni iwacu numvaga iby'abandi baciyemo iby'abandi nubwo baduciriyeho iteka ariko jyewe nzavamo mbereke ko bishoboka ko dobadi yacu havamo umuntu muzima hanyuma rero dusubiye inyuma gato mbere ko dukomereza aho ngaho Umuhoza Aimé avukana n'abavandimwe bangahe mvukana n'abana 5 mu muryango wacu dufite ababyeyi bombi papa na mama tuvukana turi 5 turimo turi abakobwa 2 n'abasore 3 turi umuryango wa gikristo ushima Imana umubyeyi tubona wicaye imbere yacu yagize amahirwe yo kuba gifite ababyeyi bombi n'abavandimwe hanyuma arakuze abaye umukobwa ageze igihe cyo kubaka urugo rwe yego hahandi niho babona ibirori cyangwa waravuze uti buri muntu wese aba afite ukuntu abitekereza n'ababyeyi banjye bumvaga hari ahandi hantu twajya hari ukundi kuntu twabigenza twari dutuye mu cyaha hafi nk'uko nabibabwiye njya gukora ubukwe ndabwira mama no iwacu ni iwacu hari hato ntabwo byari bukunde ko ibirori bihataha byose tujya haruguru mu mashuri ya primaire ari ruguru niho bansabiye ariko ndavuga oya nkeneye ifoto y'iwacu twarahavuye rero mu gihe nsubira iwacu mu rugo ari wowe mwaka uwo munsi 2013 mu kwezi kwa 3 tariki 9
nono tuva gusaba tujya mu rugo ndambara kugira ngo badatabukwe umugabo bose baze bankure iwacu mu nzu habaga twatuyira dutoya tw'ibiraro by'ibiti hari n'ifoto mfite yitwa ngo twambutse ikiraro nyine ahantu ubona uri bukandagira ukagwa bati hano hantu umugeni aragwa ntoya twarahabaye haradukujije haratureze turahishimye turahakunze uwo munsi rero abasinzi bose ntabwo banyweye bari bashyingije bumvaga nabo buzuye ishema barantwerereye wamaga 100 wamaga 500 bitewe n'ayo afite cyangwa yabonye batisha umwana wacu byari binejeje. Niki kigutera kumva utewe ishema no kuba waravukiye hariya mu gihe hari abandi bavukira ahantu kubera amateka yaho ugasanga batewe ipfunwe no gusubirayo ndetse no kuba bahavuga nk'uko uhavuga? Umuntu utekereza ntabwo duhitamo aho tuvukira, ntiduhitamo abatubyara, ntiduhitamo n'uko bizagenda kugeza tumenya ubwenge, ariko iyo tumaze kugira icyo tugeraho duhitamo uko tuzabaho, duhitamo icyerekezo cyacu. Numva rero nta muntu n'umwe ukwiye guterwa ipfunwe n'aho yavukiye n'ababyeyi bamubyaye n'uko yavutse, kuko nta ruhare na ruke aba yabigizemo. Ahubwo ese aho navukiye hameze gute? Ese nagira uruhe ruhare kugira ngo aho navukiye hahinduke? Ese niki nakora muri ubwo buryo? Nicyo numva umuntu yakwitaho cyangwa se yakurikirana kurenza guterwa isoni, guterwa ipfunwe. Ese iwanyu ni he? Iwacu ni mu Kiyovu. Ese iwanyu ni he? Iwacu ni Kibagabaga. Donc ya makaritiye tuzi meza ya Gisiri, mureka bivuga gutyo. Nubwo wavukiye muri Dobandi, nubwo wavukiye ahantu habi kuri Ruhurura, nubwo wavukiye ahantu habi hadashamaje hatanejeje, ariko hari icyo wakora kagaragara ko n'umuntu wahavukiye nawe Imana hari icyo yakora, hamwe no kugambirira neza ukagera ku kintu cyiza. Umutware wawe yarazi ko ari utuye? Umutware wawe yarazi ko ariho wakuriye? Yego. Kuguhitamo mu bantu benshi, muganira muri cya gihe mutarabana, muri kwemezanya ko mugiye kubaka urugendo rw'urukundo mukazabana, yabyakiraga ate kumva ko agiye kubana n'umuntu wakuriye aho ngaho havugwa amateka atari meza byari muri icyo gihe? Iyo haba tuba tumuhaye mikrofone nawe akatubwira neza, ariko twamenyanye ndangije kwiga nashatse akazi ndakabura ndabyibuka ko akazi nabonye bambwiye ko bazampemba 40,000 i Remera, mbaramatike mbona ntibizakunda. Papa wanjye rero icyo gihe yarikoreraga acuruza ibigori bibisi. Ndavuga nta mpamvu. Ibigori ibingibi turya, ibi twotsa, duteka, apana ibigori biseye, ibigori bibisi, impeke. Ibi biturika tukabirya. Nibyacuruzaga, yajyaga ku Gisenyi cyangwa se aho yabibonye akagura umurima, yamara kugura umurima bakawupakira bakawuzana. Mbona rero ni umushinga mwiza, ndamwegera, ndangije kwiga yaramfashe nk'umwana we uri mu rugo, mva ntabwo ari kujya gutanga amafaranga kandi mpari, anjyana mu kazi. Ndabikunda rero, ducuruza ibigori, turabicuruza. Namenyanye rero n'umusore, uwo musore wanjye cyangwa se waje kuba umugabo wanjye, twamenyanye ariko kazi nkora. Nari umuririmbyi, ndumva yarambonye twaririmbye. Niho wakuraga umusanzu wa korari? Niho nakuraga umusanzu wa korari, niho nakuraga udusitire tworoheje nk'umukobwa w'inkumi, niho nakuraga kwihagararaho icyo nshaka nkakiha kugira ngo hatazagira umuntu unshishamo ijisho. Twamenyanye rero ariho nkora, ntabwo nigeze muhisha.
izo ngendo zose zo gucuruza ibigori no kujya kubirangura, umwana w'umukobwa icyizere cyabaga hehe mu gihe ari hangana n'abashoferi n'abaki bose? Hari uwakeka ko hari izindi nzira wanyuragamo cyangwa se zacishwagamo ibyo byose, akaba yabitekereza uko ubundi umuntu niwe wihesha agaciro. Kandi ikindi umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Umuntu yakubonye ishusho umweretse niyo agufatamo. Abo bashoferi twarahuraga, turekwe n'abashoferi n'abapakurura n'ababara ibigori n'abagira gute, twabaga tuzengurutswe n'igitsina gabo. Ariko babaga babizi ikiduhuje ni iki, cyo tugiye gukora ni iki, andoro yacu cyangwa se kirangiye nta kindi kintu kiduhuza. Ubwo babaga bazi aho bagarukira, babaga bazi ibyo tugomba kuvugana, babaga bazi ikiduhuje, imari yaje, amafaranga naya akira. Nyuma y'ibyo nta bindi kuko nyuma y'ibyo nari umuririmbyi, nyuma y'ibyo nari umukristo, nyuma y'ibyo nakundaga Imana, nyuma y'ibyo nari mfite ya ntego nababwiye ntangira yo kutazikuraho ku binyangamugayo. Kandi byatumaga kubera intego nari mfite, byatumaga numva ko nushije gato, ndohoye gato, nazisanga naratsinzwe, nazisanga naraneshejwe. Byatumaga rero, byampaga kwirinda, byampaga kwihagararaho cyane. Umuhungu araje ariko asanze umukobwa wakuriye muri ya quartier twavuze yitwa Dobandi, ifitiye amateka twavuze haruguru, ariko kandi yakuriye aho ngaho acuruza n'ibigori ku muhanda cyangwa se muri izo ngendo zose. Urumva gucuruza ibigori hazagamo no gutera rwaserera n'abakiriya n'ibiki byose. Fiance wawe kumenya ko umukobwa wakuriye muri Dobandi ufite uwo mwambaro w'amateka y'iyo quartier, hanyuma hakazamo no kuba ameze nk'umuntu w'umugabo nanone mu rundi ruhande kubera akazi akora, byaramworoheye kubyakira ko ashobora kuguhitamo mu bandi benshi yaba yaramenye. Akazi umuntu akora ntabwo kagutegeka. Nubwo byari bimeze bityo, narubaga, narakundaga. Iyo yazaga kunsura, kenshi yakundaga no kubona hingutse mu bigori. Antunguye, ntabwo nabaga nzi ikimuzanye. Wenda yabaga azi ko ahari ari busange nifashe mu gahanga ndi gushwana n'abacuruzi b'ibigori. Ariko nk'uko nabivuze, agaciro n'umuntu ukiha. Niba mutumvikanye mu mutuzo mugakemura ikibazo, yarazaga nkamuterera agatebe, nkamwokereza ikigori, nkamwakira, mbwira maze rero wicaye hano ndi mu kazi, reka mbanze nsoza. Akabyubaha kandi akabyumvira. Ahari wenda ntawamenya, wasanga kiri no mu byatumye ava mu bye, ntawabimenya. Turashima Imana ko yakugira icyizere umuntu wari uri aho ngaho akaba umubyeyi. Tutararengaho, nirihe somo wizemo? Nizemo ko iyo ugambiriye neza Imana iragushyigikira. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, umugambi w'Imana ku muntu ni mugari cyane. Nta muntu ukwiye gucaho akarungo ngo awuhe iherezo, kandi hakiri virgule igitabo kiracyandikwa cy'ubuzima bw'umuntu. Ikindi nasanze, nta mpamvu yo gusuzugura akazi akariko kose ngo uvuge ngo nabikora, ngo ibi ntago binyubahishije, nari umwana urangije amashuri, ngo uvuge ngo ibi sinabikora pe. Waba gusa nabi, ariko handeho rero gusa nabi urakaraba ukisiga ugasa neza. Ikindi kandi nakuyemo isomo ko
no kuba abo bagabo bataranyubahukaga abacuruzi ntibanyubahuke nanjye nkihaza muri icyo gihe ngahaza barumuna banjye nabonye ko nta kintu na kimwe kidashoboka kandi icya mbere gushaka no gushobora yego. Dusubiye inyuma aho gucuruza ibigori ngira ngo no kugira ngo ukorane n'abo bantu neza byasabaga kuba uri umuntu ugira amahane kandi ukarishye. Ayo mahane no gukariha wari ubisanganywe cyangwa wabyize kubera akazi wabigiyemo? ubusanzwe ndi mama ugira blage nyinshi zikuganira. Ego nkunda kuganira kandi umuntu wese mu cyiciro cye turaganira, umwana, umusore, umukobwa, ubukuze, wubatse turaganira. Rero ntabwo hari kugira amahane, hari no gushira isoni. Ibyo bintu biratandukanye. Hari no kugira uburakari n'amahane biratandukanye. Njyewe rero mu kazi nakoraga byansabaga kuba très sérieuse cyangwa se kwikaruma, sinzi ukuntu ndi bubivuge, ariko hanyuma y'ibyo abacuruzi b'ibigori bari inshuti zanjye ku buryo ari igihe nabaga nambaye neza nasohotse na sheri wanjye fiance mwumva nciye ku mucuruzi w'ibigori igihe sinamubonye ati muhoza mu bigori turi mu mujyi turi gutembera ariko ibigori nyine turi ibigori. Bisobanuye rero nubwo byansabaga kwikaruma cyangwa se kugira amahane, ariko bari inshuti zanjye twarakundanaga. Abacuruzi b'ibigori iyo wabaga wakennye naragukopaga, niba umbwiye uti ikigori gifite ikibazo naraguhinduriraga. Ni ukuri twari inshuti, ntabwo kari akazi gasaba gushira isoni. Kandi burya mbona no gushira isoni n'agasuzuguro ntabwo ari byo bituma umuntu bamwubaha. Oya, gusuzugura, gushira isoni, kwifata mu gahanga, mu mayunguyungu, kereka abantu ko wakazi, no, ntabwo bintu ari byo bituma akazi kagenda neza cyangwa se abantu bakubaha. Ahubwo kuganira n'umuntu wese ufite ikihe kibazo. Rero nanjye nararanguye. Rero ibi ngibi niba ari 5, 4 ni byiza, iki nubwo atari cyiza cyane ariko uragitwara. Mukaganira mukumvikana kandi ibintu bikagenda neza. Ubukwe burabaye, ugeze mu rugo. Hari abavuga ko mu rugo hasharira, ari indi si igoye cyane. Abandi bakavuga bati ni ede ni mu yindi, ni ahantu heza haryoshye. Muri ibyo byiciro byombi bivugwa n'abatandukanye bitewe n'uko umuntu yahabonye, wowe wahabonye ute? Njyewe njya gukora mariage, ntabwo ari ukuvuga ngo icyo gihe, ahubwo nari naravuze ko nari naragambiriye ndi umukobwa ntaragira na fiance. Ndavuga ngo mana uzampa umugabo unkunda unyubaha, unkunda ankundwa akazi. Nushima ko tuba mu byondo, muri rukarakara z'ibyondo no hasi, nzabibamo, ariko nzabibamo nezerewe. Ndi umwana w'umujyi, ubwo iwacu tutari dukize cyane, ariko ntitwasabaga umunyu. Ikindi kandi nubwo tutari tubayeho neza kuri rwa rwego rwifuzwa, ariko nari nzi kubaho neza icyo bisobanuye. Industisi zaje tureba, umujyi wagiye uba develope cyangwa se uhinduka tuwureba, ibyiza twari tubizi. Nubwo wenda tutabibonaga ku rwego rukwiriye, ariko twari tubizi. Mbwira Imana ngo mana urabizi ko kujya muri Nakumatt niyo yari igezweho icyo gihe, byambera ngacunda akagare, nahashye ngenda mfatanaga murabizi ko byambera. Ukoresheje ikarita. Ego nishyura nkoresheje ikarita, ngenda na kontake. Mana urabizi ko byambera kuba mu makaro na tapi na ibyiza tubona, kuba muri etage byambera nanabifiringa. Ego ariko kubibamo nkarira, ntabwo mbyifuza. Kubibamo nta mahoro, kubibamo mfite umugabo uncunaguza, kubibamo ntakunzwe ntishimiwe, ntabwo mbyifuza. Mbwira Imana ngo mana mu gihe uzabona ko nkwiye kushaka, uzampa urugo rwiza, uzampa umugabo nkunda gusa.
rero ikibazo kiriho gituma ibyo bibazo byose byibazwa. Umukobwa arabyuka mu gitondo ntashake kugira ikintu akora, ntagire akagira intumbero ivuga ngo uwazama umugabo ufite amafaranga. Umusore akamukunda ariko kuko mu ikofi nta kirimo ati ntago bishoboka. Ikindi umuntu yubaka ahari yibwira ko aho agiye ari paradizo. Nikoze waravutse warezwe uko ye navukiye aho hantu ndahakurira, sibyo? Undi avukiye Nyagatare, undi afite uko yarezwe, afite uko yabayeho, sibyo? Ntabwo azabaho cyangwa se ntabwo ibyo afite abifite kubera wowe, nibyo naza azaza bizanye. Ariko kuvuga ngo njyewe ntabonye umusore ufite amafaranga, njyewe ntabonye umusore umeze gutya na gutya, ntabwo bishoboka. Noneho rero ikibazo, umuntu ashyira imbere ibintu, agashyira imbere amarangamutima ye. Hari n'ushaka avuga ati bo uriya musore afite iki n'iki tuzabana mu mwaka umwe azacukwe nanjye nshukwanjye. Abantu bari kubaka bafite intumbero zitandukanye, bafite intumbero zitandukanye, kandi we naza azaza nibye, nawe uzaba ufite ibyawe. Bisobanuye ngo bya bintu niba umwe yavuye aho undi akava, mugahurira hagati, muziga uko ya mico yanyu muyishyira ku munzani ikabasha kwikiribura, ikabasha guhura. Jye sindi wowe nawe nturige. Bisobanuye ngo uko ntari wowe nawe ntubege. Bisobanuye ngo ibyo nkunda si byo ukunda, ibyo nifuza si byo wifuza wenda, ahubwo uzana ibyawe nanjye nkazana ibyanjye, tugashyasi tugacagura, kuzuzanya. Tugacagura tukavuga ngo iki ni kibi, n'iki ni kibi, ariko iki ni cyiza, bikagenda. Rero urugo ni umuntu rwubaka, n'iryo juru rito ni umuntu uryikorera, ni umuntu uryishyiriraho, n'izo mpagarara ni umuntu uzizana. Icya mbere ni ukugambirira neza, ikindi ukubaka nta kintu utumbiriye, kuko ibintu byo byambara amababa bikaguruka, ikindi gihe byashaka bikaza. Amafaranga ni umushyitsi, aransura uyu munsi, ejo akamva akagusura, ubundi agasura undi. Ariko urukundo nta muntu wagutuma urukundo ngo uruzane. Urukundo ni ibikorwa, urukundo rutwikira byose. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo urukundo rwihanganira byose, urukundo rubabarira byose. Urukundo ni ikintu gikomeye cyane, ngo niyo waba uvuga indimi nk'iz'abamarayika ariko udafite urukundo nta kintu biba bimaze. Bisobanuye ngo nubwo mwashakanye cyangwa se umugabo cyangwa umugore yakubabaza, iyo ufite urukundo ruremereye, rufite ireme, rufite inkingi, rufite uko ruhagaze, rwa rukundo ruraza rugatwikira, rugatwikira ya magambo mabi yakubabaje, rugatwikira ko kugukomeretsa, bigatwikira ya mico idasanzwe yazanye. Urukundo ruratwikira. Iyo hatari urukundo rero rufite ireme, ni hahandi uzasanga ibibazo biza, uretse n'abo muri kumwe bigahita bisandara, bikaba nk'amazi amenetse. Numva rero umuntu ari we wiyubakira urugo rwiza cyangwa se rubi, ariko biranashoboka ku rugo rushaka kukubera rubi nta kutagize. Icyo gihe niba uri umugabo nta kutagize, umugore akakunanira, ni ukuvuga ngo yaje kubaka atari cyo kimuzanye, hari ibindi yari agukeneyeho. Niba yari agukeneyeho amafaranga ntayabone, arashize nyine, ntacyo mukivugana. Niba yari agukeneyeho taye nziza uri umugore, iragiye. Abagore nyine nibo basaza, nibo bakura cyangwa se basaza bahindagurika. Niba rero yarakunze yataye nziza ntoya cyangwa se nini, nabyo birashoboka, ubasha guhinduka. Niba ariyo yakunze yatarakunze wowe, ikibazo kiravuka ko nta nubwo mu rugo bigombera ko mushwanira ibintu byinshi. Ushobora no gusanga igikombe aho giteretse kitakagombye kuhaterekwa, igikombe akantu gato, simple chose, nawe yakihakura akagishyiraho yifuza. Ariko kuko atari wowe yifuza, kuko atari wowe ashaka, kuko utakimunyuze, kuko ibyo yaje gushaka atakibibona, kuko yaragukeneye atari kukiri, kuko ibibazo bikaba ibibazo.
bikajya byurira ku tuntu duto duto cyane rwose. Umuhoza akoze ubukwe ageze mu rugo, binahisomo abandi bantu ko mu rugo ntabwo ari ahantu habi, hari rwose birashoboka ko hashobora kukubera Edeni nk'uko twabivuze, hakakubera ahantu heza, ariko kandi hari n'aho wageze cyangwa se wagezemo uhakura nakwita nk'ikintu utatekerezaga, cyangwa se ibindi bintu wenda ibyo ubasha kuvuga wibuka wabonye ugatungurwa bikakora ku mutima wawe, nyine niba nabyita kubabara cyangwa iki, ku buryo n'ubu iyo ubyibutse uvuga uti iki cyo rwose nzi ko cyangezeho ntaragitekerezaga, ariko wenda ngikuramo isomo kugira ngo byigishe n'undi muntu udukurikiye ko nubwo ari muri Edeni ariko hari n'ibindi ushobora guhuriramo nabyo bitari byiza mu ruhande rumwe binejeje umutima. Umuntu iyo atarubaka aba afite imyumvire myinshi itandukanye, cyane ko n'abantu baba bakubwira amagambo atandukanye, hari ukubwira ngo genda uzabona, hari ukubwira ngo umugabo n'umwana wundi, hari ukubwira ngo natwe twari abakobwa, hari ukubwira ngo ubwiza bw'umukobwa ntibumubuza kuruha, hari imitego myinshi waratezwe myinshi cyane, ariko pe wowe unkurikiye ayo magambo ntabwo ari meza ku mwana w'umukobwa ugiye gushaka. Abakwiye guhumurizwa, abakwiye guhabwa courage, abakwiye guhabwa inama zizatuma yubaka. Mu myaka 3 ya mbere cyangwa 4 ya mbere na nyuma y'iyo myaka 4 ya mbere, itandukaniro ryari rihe? Mu myaka 2 ya mbere ugihuzagurika, utaramenya kwambara igitenge, umuntu wese aba agifite amatsiko yo kukureba, yarashatse ameza, mbese amaso benshi aba akigukanuriye, niba warashatse, niba udatwita, buri muntu wese aba akikeneye kureba niba inda yawe itiyongera, niba warashatse unanutse, buri muntu wese aba akeneye kureba ko nta n'ibiro 2 birajyaho, iyo washatse muri iyo myaka 2 uba ugiteye amatsiko buri muntu wese, aho wavutse baba bakibaza ngo ese ngo bimeze bite, aho washatse, mbese abantu bose baba bakigufitiye amatsiko, uba ugifite amaso menshi akureba. Ariko nyuma y'iyo myaka babumva abandi baba bari gushaka, abarebwa baba bari kuza, nawe uba umeze nk'umuntu uri kuva mu kibuga wegerayo abandi binjira. Watubwiye uti ndi umubyeyi ufite umwana umwe, mu kanya ukomoje uti kuri iyo myaka abantu baba bareba bati nta kirahinduka. Umunsi ubona umwana wawe wa mbere wabaye ute? Umunsi wa mbere mbona umwana hari nijoro 5:14, hari CHK, Dr arambwira ngo felicitation madame, urabyaye. Ngo byari byoroshye kugeza ubwo mubonye? Oya, ntabwo byari byoroshye kweri, habe na gato, nta n'icyizere. Umunsi umwe numvaga koko nshaka kuba mfite umuntu mu nda, mu kanya nkavuga se ubu ntabyaye koko, cyangwa se barebye bagasanga wa mwana ntakirimo, mana byagenda biti. Rero nkimubona nabwiye Dr mbyaye iki, arambwira ngo ubyaye umukobwa. Ni umuntu se mu ndebere aruzuye se ahantu hose, ko nari mfite amatsiko, amarira nyine arandenga y'ibyishimo. Ahari bibiri mu byatumye mpita ngira imbaraga cyane, kuko narabyaye bucya nkomeye, bucya numvaga haje umuntu unkeneye. Ntabwo byari byoroshye. Hari abo bitorohera kubera ko yari amaze igihe kinini amutegereje, hari n'uwo bitorohera kubera ko yari yaratezwe iminsi, hari n'uwo bitorohera kuko nta cyizere afite cyo kumubona. Tukubarire mu rohero hanze byose mu mwanya umwe. Byagenze bite? Narashatse nkuko nabibabwiye 2013 mu kwezi kwa 3, numvaga niteguye, nkuko ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana irema umugore n'umugabo, icyambere yabaremeye ari ukumarana irungu. Ntabwo umugambi wa mbere w'Imana mu kurema umugore n'umugabo kwari ukubyara, kwari ukumarana irungu, mukabyara mukororoka, wari umugambi wa kabiri. Nabona mfite nari mbonye umugabo tumaranye irungu, ankunze, nishimye, numva nezerewe mu mutima wanjye.
hari hakurikiyeho kubyara. Numvaga amezi natanye na mariniyeri mu bintu banguriye by'umugeni, nabwiraga mama njye ndahita mbyara rwose kugira ngo bitazangora. Mama ati koko nibyo, kugira ngo bitazakugora tuzashyiramo na mariniyeri. Narazitahanye, nari nzifite, ntegereza ko nsa mu kwezi kumwe, numva gudushaka kurara n'umugabo ukwezi 3-5 ureke gutwara inda no. Ariko gihe ntabwo ariko byagenze, namaze igihe kinini cyane, umwaka urashira mbona ntatwite, abo twashakiye rimwe mbona barabyaye, abaje nyuma yanjye barabyara, bakaza gushima Imana mu rusengero, nkabona ibintu ntabwo byoroshye. Umwaka umwe urashira, 2 irashira, 3 irashira, 4 irashira, irakomeza iba myinshi. Ntabwo byari byoroshye. Narategereje rero, ntegereza ko mwita nk'abandi bose, ndabiheba. Icyo gihe rero sosiyete yacu cyangwa se abantu tubanye cyangwa se ubuzima bwa hano mu isi, buri muntu wese ahita afata ijambo. Twababwiye se ntabwo wavukira muri dovandi ngo ube umukobwa muzima, buriya umura waranyereye, ntabwo uriya ashaka kubyara. Buri muntu wese afata ijambo bijyanye n'uko abyifuza. Abantu benshi baba bazi ko umukobwa washatse ntasame ntabyare ari uko yanyuze mu ngeso mbi, baba bazi ko ari uko yari yarananiranye. Ibyo byose rero bihita bikugwirira. Umuntu wese akagufataho ijambo, wahita bati nguriya, ntabwo biba byoroshye. Buri muntu wese afata ijambo uko abyumva. Aho wavutse baba kubaza bati na n'ubu byagenze bite, aho washatse bimeze bite, ukabona ubuze aho wavutse basi baguhumurize, ubuze aho washatse ngo baguhumurize, umutima ukaremera. Noneho ukabona bafite ibakwe, bafite urukundo rwinshi rwo gushaka umwana wawe, birengagije ko ari wowe nyina uzamubyara. Umunyarwanda yaravuze ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Nta muntu ushobora gukunda umwana kurenza nyina uzamubyara. Bisobanuye ngo n'umuntu ukwibutsa ko wakagombye kubyara, n'umuntu ushaka kubyara, n'umuntu ukubaza ngo nturabyara, ntabwo azakunda uwo mwana uzabyara kurenza wowe uzamutwita ukamubyara ukamurera, birangiriraho. Ndabyibuka nari umuririmbyi, hari igihe umuntu yajyaga aza nko gushima Imana mu rusengero, ati haleluya, ndashima Imana ko Imana yangize ikigega gikorerwamo abana. None niba uri ikigega gikorerwamo abana, abandi ni ibiki? N'abandi bwantoni indirimbo ibitero nkabyibagirwa pe, nkibagirwa uko bikurikira, cyangwa n'abandi butera ikorasi twarepese muri korari nkayibagirwa, nkabwira nkahita nandikiraga akamesaje dirishante ni burya ntago ndi tayari. Rero birabigoye. Imiki 5 uko biri kose wajyaga kwa muganga, muganga yakubwiraga ko bimeze bite, wenda hari igihe bibaho hari izindi ndwara umuntu arwaye, muganga yakubwiraga gute? Ubundi ibintu bishobora gutuma umuntu atabyara bishobora kuba 3 cyangwa se birenzeho. Hari ukutabyara kuko igihe cy'Imana kitaragera. Ntabwo abantu bose bagiye bashaka ngo bahite babyara. Dufite ibihamya, dufite ba Sara dusoma muri Bible, dufite Hana, dufite ba Rasheli, dufite ba Leya, ni benshi. Bisobanuye ngo kutinda kubyara cyangwa gutegereza urubyaro birasanzwe cyane. Bishobora kubaho kubw'umugambi w'Imana, kubw'igihe cy'Imana kitaragera, kubw'Imana yakuzibye inda ibyara ifite igihe izayiziburira. Icyo ni igice kimwe. Ushobora kubura urubyaro kubw'uburwayi, kubw'ingingo runaka wenda zitameze neza muri wowe, ariko Imana yatanze ubwenge, abaganga barahari babivura bigakosorwa bigakunda ukabyara. Ushobora no kutabyara ku cyiciro cya 3 kuko Satani arakora kandi afite abakozi. Bibiliya iravuga ngo turwana n'imyuka mibi yo mu kirere itagaragara.
satani arakora, abarozi bariho, abaterekera bariho, abapfumu bariho, imyuka esprit satanique zirahari ziriho. Bisobanuye ngo ushobora kutabyara kubw'ibyo bintu byose bitatu. Ngewe rero cyane ko iyo esprit satanique cyangwa urwo ruhande rwo kutabyara kubw'imyuka mibi, hari n'igihe uba utabizi. Niyo utagira igihe kinini cyo kubana n'Imana ngo ibiguhishurire ntabwo ubimenya. Icyo sinakimenya. Icya kabiri twarivuje n'umutware wanjye baramupima bishoboka, bamubwira ko nta kibazo, batubwira ko nta kibazo dufite. Ko byagenze twarivuje turivuza igihe kiregera baratubwira bati muri bazima nta kibazo na kimwe mufite. Mutegereze Imana. Mutegereze Imana. Ntago rero twayitegereje mu buryo bworoshye kuko nahise ngira ubundi burwayi. Birashoboka ko byari esprit satanique kuko nahise ngira ubundi burwayi budasobanutse bugoye. Maze mu rugo umwaka umwe nararwaye umwaka wa rutaruza ni nk'amezi nk'atandatu ko nakoze mariage mu kwa gatatu mu kwa 10 ndafatwa, umva ko n'amezi nk'atandatu. Yego nararwaye. Tuwarwaye iki? Narwaye inkorora pe. Ndakorora cyumweru kirashira 2 3 ntangira kufungana, ntangira kuziba, ntangira guhirita, ntangira kudahumeka. Umutware wanjye aramvuza. Ndibuka ko ku ikubitiro rya mbere navuwe kwa Kanimba, baranyuspitaliza cyangwa se bampa ibitaro, baranebiriza n'uburyo bakuzibura, ariko bakambwira ko ndwaye asima, ariko ntayo narigeze ndwara, nta nubwo sinajyaga ndwara pe. Bwari ubwa mbere ndwaye indwara ikanjegeza, narwaraga utugripe bisanzwe. Ndarwara inkorora, barayivura, bampa imiti bishoboka, inkorora iranga, ntangira noneho kujya mfungana, ntangira guhirita, ntangira guhera umwuka, ntangira kujya kuri bombone. Nisanga CHK muri urgence, maramo iminsi, mfata chambre, ndarwara, inkorora iravurwa, inkorora iranga pe. Inkorora narakororaga umunsi ugashira. Umunsi nimvuga umunsi ntabwo navurwaga mu gitondo, ntabwo nakoraga amanywa ngo nijoro nsinzire. Oya, nakororaga amanywa nijoro buri gihe. Yego. Buri gihe ngakorora, nageze ku rwego ntabasha guhumeka, ntakibasha gukorora. Uko nguko ubwo nkaba nakoroye kubera iki nari maze kunanirwa. Narakoroye umuhogo wose ubibisebe kubera gukorora, narakoroye mbikirage. Iyo myaka yose wari utegereje urubyaro niyo nkorora mwaragendanye? Twaragendanaga. Ariko ntago mbona ko inkorora ariyo yari yaratumye ntabyara. Donc ntago inkorora kuba nkorora ntago aribyo byatumye ntabyara cyangwa se ntasama. Ikigeragezo kiyongereye ku kindi. Yego. Cyari ikigeragezo kije kiyongera ku kindi. Ndakorora, CHK baramvura biranga, ndakorora banyereza Kanombe biranga, ndakora njya Faisal biranga, ndakora ngaruka CHK, ambulance iragenda iba imodoka yanjye. Yaragiye mbese ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Narakoreye umwaka urashira, ndakorora 2 irashira, ndakorora 3 irashira, ndakorora 4 irashira. Imana yajyaga impa nk'agahenge, nari mfite ukuntu mvurwa ndi nko mu bitaro, bakampa imiti ikomeye iremereye, nkayinywa nkaba nawugira nk'agahenge nk'icyumweru kimwe, nkongera nkakorora. Ya miti niba nshizemo sinzi cyangwa se nyimaze, nkongera nkakorora bundi bushya. Donc nkatangira. Narakororaga, nari mfite ikintu kimeze nk'umusonga ariko nk'icumu rinsogota hano mu gihaha. Ngakora handi ntabasha kwihindukiza, handi ndyama nk'abakare ntabasha kwibyutsa. Narakoroye ku rwego ntagira ikintu na kimwe mbasha kwimarira. Narakoroye kugeza igihe mvomisa cyangwa se nduka, uri kudeba wihangane, nduka amaraso.
ndayituma ndayihagarika kubera inkorora. Ntabwo byari byoroshye. Ndakorora bankoreye ibizamini byose bishoboka, bankoreye ibizamini byinshi bishoboka, bankoreye amaradiyografi, banyuje muri sikaneri, bankoreye ibyo bitaro bya bronchoscopy, ntako batagize, ariko ndakorora. Ntabwo ndi umuhanga mu bya Bibiliya, ariko iyo nsomye Bibiliya nsanga umugabo bita Simoni yaratwaje Yesu umusaraba. Nyuma yo kumutwaza hake cyane maze gusoma, nta wundi murimo ndabona yakoze, ariko hari wenda nzawubona sinzi. Santos dogiteri yambereye umudogiteri mwiza, dogiteri Muvunyi yanyitayeho, nari narabaye nk'umwana wabo. Handi dogiteri abadahari, ari Burayi, ari muri Amerika, nkamwandikirana dogiteri narwaye meze gutya, akambwira ati jya kwa muganga ubampe, kubera ko byari ibintu bitagisanzwe ku buryo umuganga wese anyakira akabona hahera. Ntabwo byari byoroshye. Rero narakoroye kugeza ubwo ntabasha no gufata itasi y'icyayi ngo nyinywe, kugeza ubwo n'uburiri ndyamyemo ntabasha kubusasa. Narakoroye handi ntabasha no kwijyana kuri toilette. Narakoroye, urugo rurasenyuka. Gusenyuka nuku twashakanye tudafite ibya mirenge, tudafite ama etaje, ariko ntabwo twasabaga umunyu, twari twihagije, icyo twifuza twarakihaga by'ibanze. Twe tubayeho neza pe, ariko byarashize. Narakoroye no kumvuza kubera kwishyura ibitaro, imiti, birashira pe, birashira. Mutware wanjye ava ku kazi, birashira pe, birashira, ariko Imana impagararaho. Narakoroye ngeza ku rwego ndeba umutware wanjye mbona arababaje, mbona ntacyo namumariye. Ngeza ku rwego mubwira nti umwako wagize cyangwa se igihombo wagize mu buzima uguhura nanjye, ni kuko nta kintu mbona nakumariye, sinakubyariye, sinaguteje imbere, ahubwo nibyo nagusanganye ndabimaze. None rero ngiye gupfa, nimfa uzashake runaka, kuko sinifuza nimfa uzambuka igihugu hafi hano, ushaka uzajya i Burundi cyangwa se ugiye muri Uganda, nyuma y'amezi 6 uzushake runaka, ndabizi ko agukunda, azakwemera mwijyanire mujye kwibanira, ibyanjye byose uzabitwike. Mbese naramuraze, ndamubwira nti ngiye gupfa, naragukundaga, narakubashye ko nari nshoboye, nawe wambereye umugabo mwiza, ntacyo ngushinja. Yaranyumvise aranyihorera, nabonaga ageze ku rwego rubabaje, hahandi atakibasha gutandukanya amanywa n'ijoro, hahandi ashiramo rwose pe. Nsenga Imana, mvuga Mana rero niba ntakize, basi hera ku kantu gato cyane naba naragukoreka kakunezeza, umpa ubuzima cyangwa unyeze weze ubugingo bwanjye. Ubwo aho turahita dukata ku kuvuga ngo muri icyo gihe cyo gutegereza urubyaro, hakazaho n'ikigeragezo cy'uburwayi, hari abantu bavuga babigoye. Buri muntu wese nyine ashyiraho iherezo ry'ubuzima uko abyumva n'uko abishaka. Buri muntu wese yagufataho ijambo uko abyumva. Abantu barambitse, bambika ko napfuye. Ubundi iyo urwaye icyumweru, amezi 2 uba ukibona abakurwaza, ariko umwaka 2-3 babigoye. Birumvikana ko ni urugendo rutari rugufiya, ariko kandi rurimo icyo twakwita dodani cyangwa ingorane zikomeye. Kandi koko kimwe mu mpamvu ikomeye ituma dukora ibiganiro nk'ibi ni kugira ngo abadukurikira bagire isomo bakuramo, waba utarabigeramo ubanze wige ko hari igihe ushobora kubigeramo, bityo bigufashe nawe ubirimo udukurikiye, wumve ko hari iherezo ryabyo riza kubaho, nk'uko mama mureba imbere yanyu araza kutubwira. Mbere y'uko tugana
kutubwira noneho ko igitangaza cyaje kuba tukaza kubona umwana twasanze akambakamba hano nubwo yagezeho agasinzira ubutaha tuzamubona. Dusubiye inyuma gato, iyo uri mu kigeragezo cyo gutegereza urubyaro, noneho wowe haje kuzamo n'uburwayi bukomeye, hari igihe umutware wawe cyangwa umugabo wawe arambirwa. Hari abo tuzi byagiye byanga agaturwa akagenda, hari abo tuzi byagiye byanga agashaka undi mugore. Imiryango wavutsemo niyo washatsemo nabo ntibabe baguha agahenge. Kuri wowe byagenze bite? Hanyuma tubone tujye ku kuntu noneho Imana yaje gukora igitangaza ukabona umwana. Njyewe nagize umugisha, umugabo wanjye ntabwo yigeze angora cyangwa mvuna mu bitekerezo. Umugabo wanjye yambaye hafi, haba mu burwayi, haba kubura urubyaro cyangwa se kurutegereza. Umugabo wanjye yambaye hafi. Imiryango yanjye nayo n'abantu, turi abantu twambaye umubiri, kandi burya umubyeyi agushyingira yumva yiteguye kubona icyiza kiguturutseho. Ntabwo rero waba utegereje urubyaro cyangwa se utabyaye uvuge ngo arihangana 100%, ariko kandi ntabwo bigeze bantoteza, ntabwo bigeze bankomeretsa, bambaye hafi. Bakundaga kumbwira ngo igihe cy'Imana kizagera. Mu burwayi umutware wanjye ndibuka ijambo yakundaga kumbwira ngo humura, nkuko atari ko byahoze sinako bizahora, igihe kizagera byongere bibe byiza. Byarampumurije rero, birankomeza muri urwo rugendo. Kubura urubyaro ukongeraho kwiyandarika, usambana, uciye inyuma uwo mwashakanye, si abagabo gusa n'abagore baragenda. Kubura urubyaro n'umutungo umuryango ufite ukawumarira mu bapfumu n'abaragura n'iki. Kubura urubyaro bigatuma musuzugurana, umugabo utabashije gutera inda nta mugabo urimo. Kubura urubyaro ukumva urasuzuguwe cyangwa se ugasuzugurwa, ntacyo uri cyo, bazazana umukobwa ubyara, byose bibaho. Ariko njye Imana yarandengeye muri icyo kigeragezo, cyaba icy'uburwayi cyaba icyo gutegereza urubyaro. Twafatanya amaboko, turakomezanya cyane ko igihe cyarageze gahunda yo gutekereza urubyaro turayireka. Mbwira Imana nti Mana, bibaye byiza mu buzima, ambulance yari yo modoka ngendamo, ibitaro byari bwo buriri bwanjye, basi nk'ubuzima, basi urubyaro urwihorere, naho naringeze. Ariko Imana irareba ikitegereza ikamenya ibizitangiriro ry'ikintu kugeza ku iherezo ryacyo, ibizi uko ibintu bizagenda, ibizi igihe izabikorera. Yabanye nanjye, ntabwo byari byoroshye, ntabwo nari nzi umunsi n'igihe, ariko Imana yabanye nanjye. Hanyuma rero Imana iza gukora igitangaza. Imana yaje gukora igitangaza. Nararwaye rero ngeza 2018 mu kwezi kwa 4, ndabyibuka 6. Hari kuri Pasika, abantu barasenga, bararirimba, ntuye hafi y'urusengero. Abaganga bari baremeje ko bagomba kumbaga igiha bakagikuramo, ko ngomba ibihe byose kuzabaho nk'imiti, niba batabaga igihango bagikuremo. Iyo misonga kwigomba kuzahoramo, ko aho hantu hameze nk'icyari cya mikrobe, ko nk'imiti mikrobe igasinzira nayireka mikrobe igakanguka. Bemeza kuzakibaga bakagikuramo. Haburaga nk'ibyumweru nka 2 ngo bambage. Ari kuri Pasika abantu barasenga, nturi hafi y'urusengero, ndafashwa. Mbwira Imana ngo Mana, uyu munsi twibuka izuka ryawe, waje ugapfana nanjye ugapfana na Eme wabuze urubyaro, ugapfana na Eme urwaye, ugapfana na Eme wabuze igihaha, ugapfana na Eme udafite ikintu na kimwe yimariye, ugapfana na Eme uhora murambirasi, ugapfana na Eme mubi. Niba hari n'icya nagukoreye Mana, pfana nanjye mubi imbere y'amaso yawe. Uzukane na Eme muzima, uzukane na Eme ubyara, uzukane na Eme udakorora. Imana rero yaranyumvise, ibana nanjye. Ntago nabazwe, ushaka kwibaza uti byagenze bite. Muri iyo minsi ahari wenda nyuma ya Pasika naje gusama.
nasamye mu gihe nari ntegereje ibyumweru 2 ngo ngende bambage igihe bagikuremo. Ndasama bya byumweru 2 bishize nsubira kwa muganga. Iyo bari bukubage bagukorera ibizamini byose kugira ngo bamenye ngo umurwayi ugiye kubagwa ahagaze gutya aka kanya. Barebye imisemburo basanga iri hejuru. Bati Aime ushaka utwite. Ariko icyo gihe nari mfite ikibazo cy'uruhu cyane gikomeye cyane, ngira ngo n'ubundi murabibona. Izi ni ingaruka z'imiti iremereye nanyweye muri iyo myaka 4. Hari imiti yangiza uruhu. Noneho rero ndangije njya ku muganga w'uruhu, arambwira ati nta kintu twagukorera keretse turebe mu nda yawe uko hameze, hari ukuntu amavere cyangwa se amagi ajya agira ikibazo akarwara. Bagiye kubireba rero babonamo ngo kambriyo kakiri mu nzira kataragera muri terisi, kakiri muri trompe. Abarakabonye ati mada, nubwo bavuga ngo turebe, ndabona uri muzima, umubiri wawe hose uri muzima, ahubwo uratwite. Tabwawe munsi muganga yarahuritse kwere. Naramubwiye ariko abantu dutegereje urubyaro mwararebye mubona nta kindi mufite kutubwira kidukomeretse uretse kutubwira ko dutwite. Ubu imyaka 6 irashize ndenda gupfa, ndapfa mu gitondo nimugoroba nkazuka, ejo bundi nzabagwa igihaha. Urarebye ubona nta rindi jambo wambwira uretse kumbwira ko natwise se inda yaciye he, yanyuze he, iyi myaka 6 yari irihe? Yumva mfite amakara. Hari ukuntu ikigeragezo kigukanda kikakumvisha ugasigara uvuga ntacyo witayeho. Yahise ajya muri dosiye yanjye arasoma asanga ko kuntegereje urubyaro, ahita anyuriza muri maternité nihuse. Maternité bankorera consultation basanga koko birashoboka. Bati bitaro. Ikintu cyangoye rero muri icyo gihe n'ukubwira umuntu ngo ndarwaye ndi muri maternité ntabyaye uduhinja turira. Ntago byari byoroshye ariko narahabaye mba mu bitaro kuzageza igihe kakamburiyo kageze muri terisi. Abaganga barambwiraga bati nuko abagayo usami inyuma y'umurawa napfaye. Nkabwana mbonye igare ryihuse nimpfa nzagenda ubundi se ndi ku isi inyimaze iki. Ati reka tukubage ntoya n'undi bazambaga igihaha, uw'igihaha n'uwo mu nda bazatera uwo munsi bazaye bari kumwe, umwe abaga inda undi abaga igihaha mvire muri umva ko bitari byoroshye. Rero nihuse naratwise biremera n'ukuri. Nubwo baguciraho iteka, nubwo babona nta kiza kigukwiriye, nubwo babona kuri mubi, nubwo bagucira iteka, nubwo bakuvuma, nubwo si bo mana, ntabwo ari bo mana yawe. Igihe kirageze mama Aime amenye ko atwite, biremeye noneho byaremeye mu kwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu kugeza mu kwa 9 Aime aribarutse abonye umwana. Hari abantu bigora kwakira ko umwana ari uwe. Umuntu umaze iyo myaka yose wabyakiriye ute nyuma y'uko noneho nyuma y'iyo myaka yose ubonye umwana? Ntwite ntabwo numvaga ko ari byo. Najyaga numva abaganga bararebye nabi, nabwiye umutware wanjye niro mugabo wanjye rero dore abaganga batubeshye ko ntwite, uzajya nungure miruwari buri gitondo njye mpagarara urebe niba inda yiyongere. Byarakomeje kunda amezi ane nta kintu kimwe cyo kigukwira, nyine dushaka ibindi ndambara. Ndatwita rero iyo utegereje niyo utwise abahorana ubumara mu kanwa bw'amagambo mabi ntago baceceka. Ndabyibuka umuntu umwe yaravuze ngo abagore babuze urubyaro, ngo abagore b'ingumba, ngo abagore batabyara, ngo buriya ejo bundi bazatubwira ko inda yavuyemo, ngo cyangwa batubwire ko yabyaye upfuye. Ngo reka ngo biriya ntago byagukanga. Byari biremereye
abandi baratwita bakabigira ibanga je sinigeze mbigira ibanga numvaga satani yarambabaje numvaga isi yarambabaje igihe cyari kigeze nanjye nyibabaze yego warambwira guti eme ko mbona wahindutse bya bibazo by'iyi mitsi nyine ko wabyibushye ntabwo inkuru wayimenye hego ko mara ndatwite numvaga nkeneye kubabaza isi numvaga ikindi nkeneye kubwira satani ngo igihe wambabaje kirahagije mwami wanjye ariho kandi yaranyibutse kandi azabana nanjye kugeza ku iherezo kugeza igihe ababyeyi bampariye bati nta muntu uvuga ko atwite ndabwawe yanjye nzabivuga natwise barihe abarozi abacuragura abagome abamvuga abamvuma barihe naratwise rero bagomba kubimenya ko natwise si nkuru mbarirano umuntu watinyutse ko wabyibushye kusutyo narabyibushye nyine cyane ko wabyibushye ndatwite mfite umugisha mfite ibidasanzwe mu nda yanjye niyo mpamvu meze gutya rero nageze igihe nyine ndabyara nageze igihe mpumeka neza meze neza hari ako ntavuze narasamye ndakira yankorora iyagorora yarakize narasamye nsama ngikorora gake bampa imiti yo kugira ngo imfashe imiti narayinyweye igihe kiragera irashira ishize nsubira kwa muganga nagiraga amarandevu menshi muganga arambwira ati no ndabona uhumeka neza igihe cyari kirakira umwuka nta mpamvu yo kugira ngo tuguhe indi miti genda nugira ikibazo uzagaruka nyuma y'ibyumweru bibiri irashira n'ubundi nsubirayo arambwira ati eme felicitation umeze neza humura nta yindi miti uzawe rero naratwise ndakira Imana ifite inzira zisaga igihumbi yanyuzamo ikarangiza ibibazo by'umuntu wese ibisubizo byaziye rimwe yego biragoye kugira ngo wumve ko umuntu nk'uwo arwaye inkoro yo myaka yose nta nubwo ahubwo nagombaga gutwita n'imiti bampaga ntago yari kwemera ntwita muri icyo gihe nitegura kubagwa ariko nicyo gihe natwitiye bisobanuye ngo mu nzira abana b'abantu babona ko bidashoboka mu nzira abana b'abantu bashyizeho akarongo bashyizeho umwanzuro Imana yo ibitangiye ahubwo gukora muri izo nzira noneho hakabaho intambara hagati y'isi n'ijuru ku buzima bwanjye noneho Yesu yatsinda noneho bakavuga ngo yayindi yari Imana impundu zikavuga umwana uramubonye yes umwana ndamufite ubu asobanuye iki ku muryango yaba kuri mama no kuri papa we umwana asobanuye neza y'Imana umwana asobanuye ubudahangarwa bw'Imana umwana asobanuye gukora kongera gukora kw'Imana umwana asobanuye imirimo itangaje Imana yadukoreye yego umwana asobanuye n'uburemere bw'Imana yacu ubundi umuntu nzi guhura nanjye nkikiye atagize n'ikintu ambaza byakagombye guhita bimuha isomo bikamuha n'icyerekezo cy'Imana yanjye Imana ishimwe Imana yatwishimishije ibirenze by'imibabaro twagize kuko naje gusanga Imana ibizi bibanza nibikurikira nibizakurikira kugeza ku iherezo najyaga ntekereza ngo ese uyu mwana iyo nza kumubyara mbere nkarwariye imyaka 4 mufite byari kugenda bite nabitekereje nawe yavuga ni cyari niba bandi mu bitaro nkaba mu bitaro ukwezi 3 ese umwana wonka wenda tuvuge ko yari kuba ari kwibere ahari yari kugira trouble mentale ahari yari kugira ihahamuka cyangwa se ihungabana ahari ntiyari kubona urukundo rukwiriye cyangwa rwuzuye rw'umubyeyi nka nyina ariko Imana kuko yari izi ko uyu munsi nzafata umwanya nkubwira ngo komera ngo humura ngo Imana ntimurarangizanya nubwo bimeze gutya cyagukunda nubwo usenga ukumva ijwi ryayo ntabwo uri kurishyikira iragukunda irakumva nubwo isi cyangwa se abagukikije bose babona nta cyiza kigukwiriye babona nta cyiza cyaguturukaho ariko iyakuremye yashimye ko inda yawe itavamo yashimye ko ugera ku isi yari gufiteho umugambi kandi mugari kandi ibyigambirira kutugirira si bibi oya ni byiza nibyo tubona ko ari bibi biba ari byiza mu mugambi wayo nonaha cyangwa ejo hazaza yego turasoje ni ubuhamya burebure ariko bwuzuye amasomo kandi bwuzuye inkomezi ndetse n'inyigisho zikomeye cyane
haba ku badukurikira, kandi nawe ntekereza ko iyo uri kubivuga hari bigufasha kongera kwibuka ineza y'Imana kandi ukumva urakomeye. Ikibazo ngiye kukubaza nari kukibaza papa iyo tuza kumubona hano mu rugo, ariko akazi kamubanye kenshi ntabwo twabashije kumubona, ariko nawe azatuganiza. Reka nkikubaze, wenda aragikopera nawe azakitubwira nitwagaruka tuje kumuganiza nawe. Iyo umwana aguhamagaye ngo mama bisobanura iki? Wenda ubu ngubu ntangiye kumenyera ko agize umwaka n'amezi 4, atangiye gutambatamba mu mbuga, atera intambwe. Mbere ntabwo numvaga ko ari igihe, nta nubwo nitabaga, nashigutukaga ntitabye. Atangiye kumenya ubwenge rero yashyiragamo n'amahane ahari nawe, mama mama mama, kweri burya nanjye nahamagarwa mama bikemera. Rero iryo ni ijwi ritangaje, iryo ni ijwi ridasanzwe, iryo ni ijwi rigenda rikagera mu ndiba y'umutima, mu misokoro, rikagenda rikomora, rikagenda rigahanagura. Ko nkurikiye utegereje urubyaro, ndagusabiye nkwaturiyeho guhamagarwa mama. Yego, mama ni ijwi ridasanzwe, ni inyuguti nkeya ariko isobanura byinshi cyane mu buzima bw'umuntu. Ubu rero ndi mama, maze kubimenyera. Nabaye wa wundi yabaye mama biremera. Hanyuma dusoza uru rugendo rwose twakoze kuva Aime ari umwana w'urubyiruko wo muri iriya quartier yitwa Dobandi, yahoze kera ifite amakuru mabi, amateka mabi kubera ibyahaberaga. Uyu munsi tukaba dushimira na leta y'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda n'abayobozi bacu uburyo ntako batagize ngo haba ahantu heza. Uyu munsi hafite amateka meza, hatagifite cyacyasha cyangwa se yashusho ya kera. Umubyeyi Aime wavukiye aho ngaho muri icyo gihe arakura, aba umunyeshuri, ageraho aba urubyiruko, agera haba umubyeyi, uyu munsi akaba yitwa mama. Urwo rugendo rwose hari isomo wigizemo ushobora kubwira abadukurikiye, baba abagitegereje urubyaro mu gihe cy'imyaka runaka, baba n'abakobwa batarashaka ariko batari bazi ko mu rugo icyo kintu gishobora kubaho. Yego, mu nteruro nk'imwe cyangwa ebyiri isomo wakuyemo abasangiza. Isomo ni ukugira Imana iya mbere mu buzima bwawe. Iyo ugize Imana iya mbere mu buzima bwawe, bituma ubaho mu buzima bufite intego, bituma ubaho mu buzima butegereje Imana, bituma ubaho mu buzima bwizera, ukabona ko icyo udafite uyu munsi ejo uzakibona. Bizamura urukundo ukunda Imana. Urukundo ukunda Imana rutwikira ibibi, rubona ko mu rukundo rwayo harimo umugambi mwiza kubw'urukundo rw'Imana. Ibyiza nabyo ubibona mu ishusho y'Imana ko wagiriwe ubuntu n'imbabazi. Rero isomo y'urugendo rwanjye ni ukugira ubuzima bwuzuye Imana, bwuzuye Imana. Ego, mu bibi no mu byiza ukibuka ko Imana igukunda, ukibuka ko n'uyu mwuka uhumeka ibishatse ivuze rimwe gusa byaba birangiye, ukizera neza ko ugihumeka ibintu byose bishoboka. Yego, umubyeyi udukurikiye utegereje urubyaro imyaka runaka tutazi, aka kanya yubitse umutwe mu biganza bye, ategereje ijambo rimwe ashobora kubwirwa n'umubyeyi witwa Aime wategereje imyaka isaga 5-6 rikamukomeza. Hanyuma dusoza. Wowe nkurikiye utegereje urubyaro, ndabizi ko bitoroshye. Ururimi uvuga ndarwumva, nubwo bigoye, nubwo biruhije, nubwo bikomeretsa, nubwo biriza, nubwo igihe kigera ukabona abaye bibi cyane, ariko ndakubwiye ngo ndagukomeje. Imana yangiriye ibambe, Imana yangiriye ubuntu, Imana yandengeye muri iyo myaka yose.
muri iyo nzira yose. Ibyawe ntabwo ari byo byayinanira. Oya, Imana ntabwo ibyawe byayinanira. Komera, shikama, komera umutima, izera Imana ko igukunda. Hari abagiye, hari abatakibukwa, wowe kuba ugihumeka nuko byose bigishoboka. Ndagukomeje, humura, ndagukomeje, ihangane, ndagukomeje, ikomeze, izera Imana. Imana izaza ntabwo izacika. Yego. Reka dusoze ikiganiro cy'uyu munsi. Cyari cyiza, ntekereza ko cyari gifitemo amasomo menshi, cyari gifitemo inkomezi ndetse n'inyigisho zitandukanye ku babyeyi ndetse n'abakobwa bitegura kuba ababyeyi mu gihe kizaza. Mu rugendo nkuru uko biri kose haba hari igihe ugera ugahiga imihigo. Iyo mihigo ugeze he uyihigura? Ese wizemo irihe somo mu guhiga umuhigo? Umutima ubabaye usohora umubabaro wawo cyangwa se amaganya. Imihigo ni myinshi. Mana nzagukorera, Mana nzagira gute, Mana. Iyo umuntu ababaye ahiga ibintu byinshi. Byanyigishije ko umuntu adakwiye kuvugira imbere y'Imana imwishakiye, cyane ko iyo ubyaye ntabwo intambara n'ibibazo biba birangiye. Oya, kubyara ni kimwe mu bigeragezo bikomeye, ariko kandi kitarangiza intambara umuntu akiri mu isi. Umuntu akiri mu isi afashe igihe mu ntambara. Hari ibyanditswe njya nsoma inkuru za Aburahamu, uburyo yagiye gutamba Isaka, ariko Imana ikishakira igitambo, hakaboneka intama, Isaka agacungurwa. Nkongera nkasoma inkuru z'umugabo witwa Yefuta, uburyo yagiye mu rugamba, akabwira Imana ngo Mana nunshoboza, nungabiza abanzi, ukama gutsinda urugamba, ningera mu rugo ikizasohoka bwa mbere mu nzu nzakigutambira. Arangije ageze mu rugo, umwana we w'umukobwa w'ikinege asohoka amubyinira ngo n'ibihumura byiza byinshi, kuko yari yahigiye Imana ikintu kiremereye. Nk'umuntu hasohotse umwana we, ariko yagombaga guhigura Imana. Rero mu bumana bwayo irihagije ku buryo ntago izagutabara kuko wahize imihigo myinshi. Imana yemeye ko Isaka acungurwa, ikemera umukobwa wa Yefuta atambwa kubw'umuhigo. Ni Imana mu bumana bwayo ibasha kukurengera, mu bumana bwayo ibasha kukugirira neza, utagombye guhiga imihigo ishoboka n'idashoboka. Ndakubwira rero ngo higa ni byiza, guhiga ni byiza, bigira n'umumaro mu buzima bwa gikristo, kuko bituma hari inkingi, bituma isengesho usenga wumva hari urihaye inkingi ikomeye. Ngewe rero narahize ibintu byinshi. Imana nzagukorera niyo yazagamo cyane, nzakuririmbira ubuzima bwanjye bwose. ndirimbira Imana. Ndabyibuka ko nanashoje hari akaririmbo twahimbye gahimbirwa jyewe muri korali kubw'ibintu birimo n'ibitangaza Imana yankoreye. Numva aricyo kintu kiremereye nahize imbere y'Imana. Nzagukorera, nzakuririmbira, nzakuvugira, n'ubu ndi guhigura imwe mu mihigo nahigiye Imana. Ego ni ukuyiririmbira nyine, ndabikunda. Nkurikije n'ibintu Imana yankoreye, nahimbye n'akaririmbo kugira ngo nyinezeze, ariko ntabwo biba byoroshye. Uba ufitiye Imana ideni riremereye. Ababyeyi banjye buriya hari ibyo bahize, nabo bahigura buke buke. Abavandimwe hari umbwira agati yemewe arakikiye, nahigiye Imana, reka nshaka ukuntu mpigura. Guhiga rero ni ikintu kiremereye mu buzima bw'umukristo. Ni iki cyatuma urakarira umwana wawe ukamukubita? Urakarira umwana akamukubita ntago byoroshye,
ntabwo ari ikintu umubyeyi agambirira akavuga ngo umwana wanjye nankorera iki nzamukubita. Waba uri kumuraga ibibi cyangwa se waba uri kumuraga ikintu kitari cyiza, birizana birikora, ariko ariko undi muntu wankorera umwana ntabwo nzi ikintu cyaba ari igiki, umwana ntabwo bizi. Niyo yamena ikirahuri cyangwa icyo ari cyo cyose, wibuka urugendo rwagenze ngo umubone ukumva. Nari mbifite ntabwo byigeze bimpa umunezero. Narambaye nambara ibihenze ntabwo nigeze nishima. Nisize amavuta meza ntabwo nigeze numva nkeye. Nta na rimwe nigeze numva ndi mu buzima nishimiye. Nahoranaga ikimwaro, ababyeyi bakivuga nitwa runaka, ndi mama runaka, ngewe nkahora ndi Aime, n'ubundi ndi Aime. Nta na kimwe, nta munezero byari byarampaye. Rero icyo yakora cyose, ntabwo narera umwana abajeyi, agomba kumenya icyiza n'ikibi mu nzira nziza, mu nzira y'ubugwaneza, nkamuhana nk'umubyeyi we. Birashoboka n'abavandimwe banjye narabahanaga cyane, n'ubundi abahana kandi ni inshuti zanjye, ariko kandi nta kintu numva cyatuma cyaba biracitse imbere y'umwana wanjye. No, ibintu ntibishakwa. Turagushimiye cyane ku kiganiro cyiza twagiranye. Nizera ntashidikanya ko cyuzuye amasomo n'inkomezi ndetse n'impuguro nk'uko nakomeje kubivuga. Kandi wowe udukurikiye, nizera ko waguwe neza kandi hari icyo wize. Kandi ngusaba ngo numara kwiga ntubyihererane, ugisangize n'abandi iki kiganiro, ukoreshe ya ugihe n'abandi benshi kugira ngo nabo bakuremo amasomo. Ukore subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi byubaka, ubuhamya nk'ubu buguzuye inkomezi nabwo bujye bukugeraho umunsi ku wundi. Turagushimiye wowe kuri iki kiganiro uyu munsi. Twizera ko waguwe neza, twizera ko wakuyemo amasomo, kandi n'ubutaha turacyakomeje kugira ngo dukomeze kubaka umuryango nyarwanda, dukomeze kubaka imitima y'abakijwe n'abakristo bose mu buryo bwo gukomeza urugendo rugana mu ijuru, kugira ngo tuzagireyo amahoro dufatanije, ngewe nawe dukurikiye aka kanya. Reka tugushimire ko watwakiriye mu rugo, hanyuma tunagushimira ariko tunakubwira ngo noneho gira isengesho, wenda mu magambo makeya, wa wundi wari udukurikiye, wari utegereje inkomezi yabonye, ariko noneho mu isengesho agira icyo akuramo, hanyuma dusoze. Murakoze cyane. Nanjye ntabwo nasoza nabashimiye. Ndabashimiye cyane ko mwateye intambwe mukaza. Sinai TV turabakunda cyane ko haje, murabikora neza. Kandi ikindi, intego yanyu yo gushaka ko imirimo Imana yadukoreye yamamara, ko ibyiza Imana yakoze bigera kure hashoboka. Turabibashimiye cyane kubw'intambwe mwateye, kubw'umwanya wanyu mwatanze. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ntabwo bimenyerewe, ariko ngewe mu gusoza ndasoza mbaririmbira akaririmbo gato cyane kugira ngo mbumvishe ko guhiga, ugomba guhiga kandi ugahigura. Mfite ishimwe mu mutima, ndumva nshaka gushima Imana. Mfite impamvu nyinshi n'ibimenyetso bihagije bintera kugushima. Nari ndushye, nanishwe n'ibigeragezo urantabara. Ndwaye waranyijije Mana. Ibyanshaga intege byose Mana warantabaye, akira. Ishimwe ryuzuye umutima. Nari ndushye, nanishwe n'ibigeragezo urantabara.
mana ibyanshaga intege byose mana waranabaye akira ishimwe ryuzuye umutima mwami Yesu mana data wa twese uri mu ijuru uyu mwanya ndi imbere yawe ngushimiye ko unshyiriye inzira muri ubu buryo bwo kugira ngo imirimo n'ibitangaza wankoreye ndabigushimiye mukunzi mwiza. Uyu mwanya rero birashoboka ko hari benshi banteze amatwi cyangwa se barebye iki kiganiro baruhijwe n'umubiri cyangwa se imitima itentebutse. Ndakwinginze ngo buri muntu wese uko agukeneye umwiyereke. Waranyiyeretse, wambereye Imana, wanyeretse urundi ruhande rwawe, wanyeretse ineza yawe, nta kintu na kimwe ushingiyeho atari uko ndi mwiza, atari uko nakiranutse, atari uko hari ikindi kiguzi kindi nkoze, ahubwo ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nibyo byonyine byatumye ungirira neza, ungirira ibambe. Aka kanya hari umubyeyi ubuze urubyaro, aka kanya hari umubyeyi utegereje urubyaro, arareba hepfo no haruguru akabura inzira uzacamo umugirira neza, ariko nkuko wabingiriye mu nzira zikomeye cyane ukanyiza, ukama gusama, ukama gutwita, ukama kubyara, ukama gukikira, ukama konsa. Uyu munsi nkaba mvuga imirimo n'ibitangaza wankoreye aba ariko nabo bagenderera, uko wangiriye aba ari kubagirira mwami. Ndabakweretse buri muntu wese rero ugukeneye ukwifuza akubone. Urakoze rero kwabanye natwe, turashoje, ariko wowe umurimo wakomeze gukoreka mu mitima y'abantu bose bakurikiye iki kiganiro.